Yes, sasa ndabasuza cyane abakurikiye Muganga TV ndagira ngo ukore subscribe mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, mu Australia na Amerika, Ubufaransa n'Ububirigi, mwese turabakunda cyane. Turagira ngo uduhe inkunga yanyu, dutere inkunga, ukore subscribe, comment ndetse na like na sharing ibiganiro byacu. Ubu twakiriye b'abanyarwanda cyangwa se b'abavanganzo cyangwa se n'abandi bakora ibinini, turabakiriye kuri Muganga TV. Murakoze cyane. Mwakoze kutwakira kandi twabishimiye natwe kuko uyu munsi twazindukiye hano kuri Muganga TV kugira ngo tubiyereke, tubabwire ko tugihari, ntimucike intege, ntimurambirwe. Turacyategura, turacyababwira iby'ubwenge, turacyababwira ibintu bigezweho, ndetse ndi kumwe hamwe na koca wanjye ari nawe muzehe mukuru, ari we nkesha inganzo, ari we nkesha byose. Uyu munsi bavuga ko umwana atajya asuzugura se, ariko uyu munsi ngiye gukora amahano, murabizi neza. Ngiye gukora amahano, ngiye gusuzugura papa, ngiye kumubaza ibibazo kugira ngo ejo nzabone nanjye ibyo nzababwira. Rega papa, uriteguye ko nkubaza ibibazo? Ndahari gusubiza ibyo numva nshobora gusubiza. Ntabwo umwana ajya yumvamo ko papa we hari ibyo adashoboye gusubiza. Igihe cyose umwana akeneye ko papa we asubiza, azi neza abazi neza ko papa we ubu tumenyereye ko papa bazi ibintu byose, abo papa baba bashoboye byose. Ibyo uvuga ni ibyiyumviro byawe, ni ibyo wibwira, ariko aba papa ntabwo ari Imana. Twe tuzi ko abapapa bashobora byose. Urakoze kumfasha, bariro mumfashe. Ariko uzi ko umwana akora ikintu agatanga ndabwira papa, niyo waba ufite impunda abwira papa. Aba yumva papa washoboye byose. Nakuvuga ikintu usubije, ari umwana muto w'imyaka 3, 5, 7 ntabwo ari cyo namusubiza. Buriya n'abana bagenda barutanwa imyaka. Hari igihe kigera umubyeyi agaha ububasha cyangwa ubushobozi umwana we bitewe n'uko areba afite ubwo bubasha n'ubwo bushobozi. Ari nayo mpamvu nanjye mushubije gutyo, ndabisubije nti buriya umugabo ntabwo ari Imana. Imana ishobora byose, ariko umugabo ntabwo ashobora byose. Aho ngaho uri mu nzira yo kunsubiza, nk'uko bivuze urabisobanuye ngo umwana asubizwa mu cyiciro arimo. Ndetse kera nkiri muto ndabyibuka mbwiye yuko umwana atemerewe gusuzugura ababyeyi. None uyu munsi noneho ngewe icyiciro ngezemo, noneho ntinyutse ndanubahutse kukubaza ibibazo mu gihe wari ufite igihe cyo kumbwira aho mbogamye n'amakosa nkora, ntacyo nakubaza, nta nicyo nagusubiza. Ariko uyu munsi noneho mfite umwanya uhagije wo kukubaza ndetse no kugusobanuza ndetse no kuba nane. Wambwiye ko umwana atemerewe gusuzugura umubyeyi. Kera tukiri abana batoya baravuga ngo umwana utumva cyangwa umwana usuzugura ngo bwira, wenda mu Kinyarwanda kigize ngo kwituma ntawe utabizi, ngo umwana usuzugura utumvira ababyeyi bwira yitumye rimwe. Aho ndahumva. None se muze munyumvire namwe mukurikirana iki kiganiro cyacu, nkamwe mukurikiye mumbwire neza umusaza ukuntu abantu bagera naho babesha kandi bakanabe. Niba umwana ategetswe kubaha umubyeyi, iri joro ubwo twari turi ku meza nimugoroba turi kurya, ubwawe nakubwiye ko umukobwa ndi gutereta ariko nsaba ko dusezerana, kandi nawe ubwawe mfite amakuru ahagije ko utigeze usezerana na mama. Ubwo nindamuka nsezeranye kandi wowe utarasezeranye, simba asuzuguye umubyeyi. Musubirize namwe mushyire muri komenti, cyangwa se nawe ubyumva umbwire. Urabona nk'umusore ugeze igihe imyaka yo gushinga urugo rwe, kwanza rimwe na rimwe hari igihe yatubatse aba ari muri geto. Igihe buriya umwana yashoboye iyo yafashe irangamuntu agashobora kwishakishiriza, akibeshaho, akikodeshereza inzu, cyangwa akaba yiyubakiye inzu ye iri hariya, yaba yabaye umuntu mukuru. Nubwo nta muntu uba mukuru ngo wenda afite umubyeyi wamubyaye, ariko buriya haba hari inshingano nawe yitangiye. Aho ndahumva. None niba namaze kuba mukuru, bisobanuye ko namaze kuva mu maboko yawe, ndi mukuru wo kwigira inama kandi uhari. Umubyeyi yakugira inama mu gihe umureba hafi yawe,
mu gihe muri kumwe, ariko aho mutari kumwe. Oya, none ndakubaza ikibazo kimwe, kuki uri kungira inama yo gusezerana kandi wowe utarasezeranye? Ubwo simba gusuzuguye. Gusezerana ubundi mbere na mbere isezerano rya nyaryo ni ryo mu mutima, ariko noneho gusezerana imbere y'urukiko, bivuze ko ariyo sezerano wambwiraga se? Gusezerana imbere y'amategeko hagati y'abashakanye aba ari ukugira ngo amakimbirane, nibagira amakimbirane mu ngo zabo, leta igira kwihera ibafasha. Ariko noneho igihe ubanye n'uwo mwakundanye amategeko atabizi n'abantu batabizi, kandi nimugirana ibibazo nibo muzageraho, biba byiza iyo ugeze ku muntu kugira ngo agufashe mu kibazo, nimbuza yari akuzi cyangwa n'uwo mubana amuzi. Ariko igihe se ntakuzi n'uwo mubana ntamuzi, uzaza kumbwira ngo ufashe mu kibazo gute? We uzanyura mu zihe? Bivuze ngo isezerano nambwiraga na adresse byitwe ko nasezeranye ko nta rukundo ruhari, cyangwa se byitwe ko nasezeranye kugira ngo nzakwifashishe mu bibazo uze kumfasha, ariko igihe ntasezeranye ntacyo uzamfasha. Gusezerana imbere y'amategeko ntabwo ari ugusezerana urukundo. Ariko ibyo mwita amategeko ni ibiki? Njye ndumva byakagombye kwitwa ubuyobozi, kuko amategeko ni iriya la difference. Amategeko n'ubuyobozi urandihiye ngo njye ku ishuri, ndashaka kugira ngo dusobanukirwe itegeko no kuyobora. Ubuyobozi nibwo bushyiraho amategeko bugenderaho kugira ngo bayobore aho bayobora. Ahatariho ubuyobozi n'amategeko ntayabaho. Ako kantu ndakumva. None ubwo niba habayeho gusezerana ku bw'amategeko, bivuze ngo ubwo umuntu wabikoze ni umutegetsi. Urabona hari abantu babana bakaba basazanye batarasezeranye imbere y'amategeko, ariko mu mitima yabo ko numva se wigira kure, mu mitima yabo barasezeranye. Nabajije mama ngira tumuhamagare, nabajije ambwira ati ntabwo nigeze nsezerana nawe na papa wawe, uretse ko twabanye gutyo, ndetse hakurikijweho kwihanganirana, ntabwo twigeze dushyira ibintu byacu mu mategeko. None uri kumbwira kujya mu mategeko, amategeko njyanamo wowe utarayagiyemo, kandi waranyigishije kubaha umubyeyi nk'uko nabivuze. So ujya ubwira abantu muri kidobya mwenyewe? Ntabwo nje kubidobya, nje kubisobanura. None nimba atari ukubidobya, kuki utemera ukuri ndi kugusobanurira? Urabona bivuze ngo ibyo wambwiye byose kuva mu bwana wawe, tega amatwi wumve, tega amatwi wumve. Wikwisubiza kandi wambajije, kandi uwo kugusubiza hari ari we ngewe. Urabona amatwi n'amabuno nayaguteze. Urabona nta bagendana batasezerana, kandi nta basezerana batabanje kugira aho bahurira cyangwa ngo bagirane ibiganiro, bagire ibyo bumvikanaho bemeranywaho, bagire n'ibyo batumvikana batemeranywaho. Igihe iyo ibyo bumvikana babyemeranywaho, icyo gihe no gusezerana bishobora kubaho. Ariko igihe ibyo tuganira tutabyemeranywaho, tutabyumva kimwe, no gusezerana nta kwabaho. Urabyemera ntubyemera? Bamwe barabyemera abandi bakabihakana. Ikibazo kiracyakomeje kiragira kiti, iyo musezeranye mu mategeko, isezerano barisigaye muri ayo mategeko cyangwa n'ubundi biraryinjiye mu mategeko y'urugo rwanyu n'imiyoborere yayo? Natangiye nkubwira ngo iyo bagiye gusezerana imbere y'amategeko, babanje gusezerana mu mitima yabo. Abasezerana ni babiri, ni umugore, ni umusore, n'inkumi, sibyo? Nibo basezerana. Ubundi nubwo batajya imbere y'amategeko, ubundi isezerano rikuru ni iryo mu mitima yabo bombi. Ubwabo bivuze ngo ubwabo imitima yabo iba yategekanye. Igihe imitima yabo itasezeranye ngo ihurize ku kintu kimwe, nubwo bajya imbere y'amategeko bagasezerana, n'ubundi ntabwo bazabana, ntabwo bazahuza. Mu gihe bo baba batasezeranye, gusa baba bafite izihe mbaraga zirusha itegeko? Mba bari kwima umwanya kuko ijambo ryo rarihorana. Baba bafite imbaraga zingana iki ku mategeko, kandi bavuga ko nta kirusha itegeko kuremera? Itegeko riremerera umunyabyaha, ariko umuntu utari umunyabyaha itegeko riroroha, nta n'ikintu. Muravumba akangubaza gatoya, kuki amategeko n'amabuye bayanganyije kandi tuzi ko itegeko n'ibuye naho bihuriye? Bayanganyije cyangwa bayagereranyije? Oya, barabinganyije kuko bavuga ngo barayegereranyije, sorry, kuko bavuga ngo itegeko risumbye ibuye kuremera. Itegeko ni iki, we ni iki? Ni ukuvuga ngo impamvu ibuye riremera buriya ntabwo bisobanuye ngo ni ubunini bw'ibuye, ahubwo ibuye impamvu riremera nubwo kaba ari akantu utwaye mu ntoki, ariko ni ikintu wakicanwa n'inzara kandi ugifite ntiwagera imbere ngo ushuneho. Itegeko
itegeko naryo rero ni ikintu utakwisobanura nubwo waba uri mukuri, nacyo nimeze nka ryabuye utashunaho igihe washonje. itegeko ngira ngo si n'ikintu wapima ku munzani ngo wipime n'igarama cyangwa wipime irobo cyangwa wipime inusu. rero n'ibuye bavuze naryo nta nubwo ryapima na garama. ibuye ryo hari itegeko n'ibuye ni ikintu umuntu agendana adafite icyo yabikoraho ukabigendaho. icyo bavuga hari ikintu kera ntugeze kumva abantu bize bavuga ngo however much, uko byagenda kose ukaba ugomba kubana n'icyo kintu. nk'uko umenya ngo uyu munsi mfite ikibazo runaka ngomba kuba ari cyo ukimenyera, niko itegeko n'isezerano ndetse n'ibuye niko byese. noneho kandi ikindi kintu ndeba gikomeye, niko mbibona ngewe nubwo muba mushuka ngo sezerane ngo ni uko mwatubyaye. ikindi kintu ndeba gikomeye, itegeko rihana abo ryashyiriweho kandi rigahana n'uwarishyizeho. ngahibaze nicyo kintu kindi ndeba gikomeye. itegeko nibuye ni inyama umuntu ataryaho uwo ari we wese, ni inyama ahubwo ishobora kuribwaho na buri wese. hanyuma se ko kitagira nyirayo. iri tegeko nirihana umuntu wese wakosheje, uwarishyizeho arakosa n'uwarishyiriweho nawe arakosa. byumvikana yuko uwarishyizeho iyo yakosheje naryo arabyikorera cyangwa rimwitura hejuru mu gihe yari ari hejuru yaryo. nyuma y'uko tujyana ikiganiro nimugoroba umbwira ngo nzasezerane n'umukobwa dukundana nawe ari kubisaba, reka noneho ngende mubaze ese gusezerana ubundi inyungu yabyo ni iyihe? nanze kubimubaza, sinamwemereye sinanamuhakaniye, ndikuye ngo mbanze papa wanjye nanamusobanuze iki isezerano risobanuye n'inyungu yaryo. uyu munsi tuvugana nubwo tugiye impaka nka gutya ntabwo mfashe umwanzuro sheri utagira ngo ntabwo tuzasezerana, ariko nanjye nzabanza numve icyo ubitekereza. rero ngewe nk'ikintu nakubwira nkawe mwana wanjye, wewe isezerano rya mbere uzasezerana n'umugore wawe muzabanze muri sezerano bwana. irya kabiri aribyo muzasezerana mu mategeko, ariko irya mbere ntirizabe iryo mu mategeko, irya mbere rizabe iryawe n'umugore wawe. ariko se kubera iki ajya kunsaba ko dusezerana? atariweho mwasezerana. niba ari wowe ashaka ko musezerana uraharara kureba, ariko niba ashaka gusezerana n'ibyo atareba, icyo gihe ahubwo weho wamukatira ugasezerana n'ushaka ko musezerana, udashaka usezerana n'ibyo atareba. aho ndasobanukiwe. mva nkubwire sheri, niba ushaka ko dusezerana kugira ngo ubike icyangombwa cy'ubutaka bwanjye cyangwa se n'aho iwacu bampaye, ntabwo tuzasezerana. ariko niba ushaka ko dusezerana kugira ngo tubane ari mu kiyede tuyasangire ndetse n'ahandi n'ahandi, niba twibanire, isezerano ndariguhaye. ubundi mbere na mbere nk'iyo umukobwa asezeranye n'umusore, umukobwa aba agufite, yagufite aba afite n'ibyawe byose, nawe iyo umufite uba ufite n'ibyo byose. ariko nimba ashaka kumenya ibyo ufite mutarasezerana, ese kugira ngo nimumara gusezerana, ariko se ko reka mubaze ko mukunda baretse tugasezerana byibura ivangamutungo muhahana, ibyacu dufite tukabishyira ku ruhande, none tugasezerana muhahana, nkabanza nkamenya niba nawe ashoboye kuba yagira icyo azana. none se kuki yasohotse kubaza ibyo ufite? ashaka kugira ngo azaba ari byo aheraho. ubwo rero igihe waba nta na kimwe ufite, urumva ntabwo mwagendana muri twadeverusa mbere yuko dusezerana. ubwo se ugira ngo arashaka umuntu, arashaka ibintu. reka mbanze mubaze. iyo ufite umuntu n'ibintu uba bifite, ariko niba ushaka ibintu mbere y'umuntu, ubwo nubona wa muntu birashoboka ko na bya bintu uzasanga afite, hari n'igihe wamubuza ubuzima ugasigarana bya bintu. ariko igihe ushaka umuntu kandi ukaba ukunze umuntu, niba afite ibintu bizaba ari ibyawe, nimba ntabyo afite muzabishaka kandi muzabigira mubigereho. wese murabyumva cyane. impaka zabaye impaka hawuze rucya, tugushimira wadukurikiranye. nawe koko niyo gushaka umuntu ari ibintu cyangwa se ubundi urukundo rugendeye ku bintu rubaho, cyangwa turagira ngo abari hanze ya kamera cyangwa hafi aha batubwire. nawe utaha, ciao ciao.